inshuti z'ikiganiro haracyari ibyiringiro twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze muri uyu mwaka mushya wa 2015 twizera ko mwagize ibihe byiza bya Noheli mwagize bonane nziza kandi mu by'ukuri nibyo twabifurije kuko igihe cyose tuba tubifuriza ndetse tunabasengera mu kiganiro cyacu haracyari ibyiringiro uyu munsi turi bwongere nyine turebe mu kijyanye n'umwaka mushyashya ni gutangira umwaka mushyashya wagenze ute mu ngo zacu mu mafamiye mu miryango mu by'ukuri twarasabanye ariko hari n'ikindi jambo ry'Imana ridusaba mu by'ukuri kandi tuboneraho no kubasaba imbabazi kubera ko twatinze gusohora iki kiganiro kindi gikurikira ibyashize no kubera ko iminsi mikuru mu by'ukuri muzi ko iminsi mikuru abaho gutembera gusura inshuti abavandimwe abantu bagasabana niyo mpamvu tutari turi dufite umwanya ngo twongere tugaruke muri studio tuganira ariko noneho mutubarire turahari kandi noneho buri wa gatatu ikiganiro kizajya kiba cyageze kuri murandasi cyakuma ku ikoranabuhanga ryanyu ku makompiyuta ku matelefone muzajya mugikurikirana buri wa gatatu ubwo rero turashaka ngo tuganire kuri iki kintu cy'umwaka mushyashya umwaka mushyashya abantu babona bawugezemo bakishima ko barangije uwa mbere urangiye bakishima kandi ko banatangiye undi ariko se nk'abakristo ibintu by'umwaka mushyashya ijambo ry'Imana ritubwira iki tugomba gukora iki ese tuganira nawe wumva nk'umukristo cyangwa se mu buzima bwawe ugomba gukora iki ku Mana yakuremye ikintu cya mbere mbona ngewe mbona ko mu mwaka tuba dukwiye gushima tugashima Imana kandi koko birakwiye uba ugomba gushima Imana kubw'ibyo yakurengeje byose hari benshi umwaka warahitanye hari benshi uyu mwaka baba bararwaye hari benshi baba barakoze amaksida hari benshi baba baracitse amaguru nawe bayacitse baba bakwiye kwishima ko batapfuye ariko umwaka warahitanye ibintu byinshi ibyo byose niyo mpamvu umuntu aba akwiye gushima yamara gushima kandi ugasaba kuko ishimye umubyeyi tumukira ati iyo uri umuntu mwiza buryo uraza ugashima umubyeyi ukamushima warangiza ati ko papa gutya na gutya na gutya tugomba gushima Imana ibyo yadukoreye kandi tukanayisaba kugira ngo turagize uyu mwaka uri imbere iduhemo gukomera mu by'umwuka iduhemo kuba bavuga butumwa beza iduhemo kuturindira ibyacu iduhemo kuturindira imiryango yacu ababyeyi bacu abadamu bacu abatware bacu abana bacu buri kintu cyose ugasaba kugira ngo Imana ikikurindiremo muri uyu mwaka ugiye gutangira kuko iyo wabisabye ariko banje gushima Imana ibona ko mu gushima kwawe kuko kwayinesheje kandi n'ibindi irabigukorera reka turebe gato tugiye kureba tureba ku ijambo ry'Imana habwo gushima hashima abakene tugiye kureba abami barashima hari umwami Dawidi yarashimye ashima Imana ategeka igihugu cyose barashima ariko bamaze gushima aravuga ati rero nabwiye habaho no guhigura uri umukristo urahigura ugahigura umuhigo iyo guhigura umuhigo no kuvuga ngo ureba muri bya bindi byawe kunzu uba warasize ukavuga uti mba narapfuye nkabisiga ukakizana mu nzu y'Imana mu rusengero ukavuga uti iki ngiki nkizanye kugira ngo gikore umurimo w'Imana niba uri umucuruzi ufata amwe mu mafaranga yawe uzane mu rusengero niba uri umworozi fata inka cyangwa imwe uko umutima ubwira uyizane mu rusengero uvuga uti iyi nka ndayizanye ngo ikorere Imana abakozi b'Imana bakagusabira umugisha iyo uri umuhinzi reba mu byo uhinga mu byo wejeje mu byo usarura uzana amasaruro uzane mu rusengero niba akazi kose uri umufonctionnaire andikira sheke uyizane mu rusengero uvuga uti ngewe Imana yarandinze n'umuryango cyangwa Imana yarandinze umwana ndacyahumeka ariko nzanye iri turo ni umuhigo mpigiye Imana kuko miguriye Imana kuko yandinze hanyuma wongera uhige n'undi muhigo Imana iza gukora bikomeye Dawidi tureba ku mwami Dawidi umwami Dawidi yari umwami ukomeye mu by'ukuri yari afite ubutunzi yari afite ibintu byose ariko igihe cyarageze aravuga ati rero bakristo ato sinabakristo gusa igihugu cyose arakizana kiza gushima Imana bahigura umuhigo bavuga kubaka inzu bavuga ibyo bazakora mu nzu y'Imana ese ni umwami yarabikoze ari umwami niki cyatuma wowe utabikora none reka no kubikora kuko umwami yabikoze umwami Dawidi yabikoze wabikorera kuko Imana yakurinze Uwiteka tugirire neza reka dusome mu ngoma za mbere turasoma mu ngoma ingoma za mbere umurongo igice cya 29 ndibwira
Ingoma za mbere 29 duhere niyo twera ku murongo wa 10 kugera kuri 12. Ingoma za mbere 29 turasoma mu izina rya Yesu ngo nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isirayeli uhimbazwe iteka ryose. Ku murongo wa 11 Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko biri mu ijuru n'ibiri mu isi ari byawe. Ubwami n'ubwawe Uwiteka ushyizwe hejuru, ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, ngo kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimwo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Uwiteka atugirire neza. Dore ngiri sengesho Dawidi yavuze, nawe ndagira ngo rikubere nk'irya uyu munsi. Uvuga uti Mana, ubutware bwose, uyu yari umutware, njye sindi umutware, nawe nturi umutware sinzi, ariko aravuga ati ubutware bwose, icyubahiro cyose, ibiri ku isi byose, ibimera byose, amatungo byose, byose ni ibyawe. Ati warakoze. Abari kuvuga byose ni ibyawe, ati warakoze. Ndagira ngo nkubwire, aha harimo isomo wowe wakuramo, harimo isomo njyewe nakuramo. Arangije ibyo byose amaze kubivuga, ntago byagarukiye aha, ahubwo yarategetse, anategeka yuko ahubwo abantu bose, ategeka yuko abantu bose baza bagasenga Imana, bagahigura imihigo, bakazana amaturo, bakazana ibyo bafite, bakazana iki mu nzu y'Imana. Iyo somye guhera ku murongo muri iki gice cya 29 ugahera ku murongo wa 16, aba ngo Uwiteka Mana yacu, ibi bintu byose twiteguye kubakira izina ryawe ryera inzu, bituruka mu kuboko kwawe, kandi byose ni ibyawe. Kandi Mana yanjye, nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana. Nanjye ntuye ibi bintu byose umutima ukunze kandi utunganye, kandi ubu mbonye abantu bawe bari hano bagutura imitima, biranezeza. Uwiteka Mana Aburahamu, Mana Isaka, Mana Isirayeli, basogokuruza bacu, ibyo ujye ubikomeza mu bitekerezo abantu bawe bagira mu mitima yabo, utunganye imitima yabo ikwerekereho. Uwiteka tugire neza. Urabona ko aha yaravuze, avuga abantu ati abo bantu bose ibi bintu bazanye, ubahe kuba babizanye bafite umutima ukunze. Bimwe navugaga nti ureba muri cya kindi cy'agaciro ukakizana mu nzu y'Imana. Ntabwo mbivuga kuko ndi pastor ngo nibyo turya, reka da, ntabwo ari byo bidutunze, ariko ukizane uhigurira Imana kubw'ibyo yagukoreye. Dawidi niba yarabikoze agashishikariza n'igihugu cyose n'abantu bose kuza kubikora bakazana mu nzu y'Imana, niki gituma utabikora? Icyambere abanje gushyira icyubahiro cye hasi, avuga ko Imana ari cyo kiri hejuru, kuko Imana ifite icyubahiro mu ijuru, ngo no mu isi, ngo nifite icyubahiro, ngo kandi biri mu isi byose ni ibyayo. Abwira abakristo, abwira igihugu cyose, abashishikariza ko ibyo bintu byose ari ibya Imana, barazana no kugira ngo banubakire inzu y'Uwiteka Imana, kugira ngo banashe habeho igikorwa cyo gushima. No kuvuga ngo uyu mwaka urangiye, ntaba ndihumeka ukabuhume, hakwiye kubaho ishimwe kuri wowe, ukaza mu rusengero ugashima Imana, ukavuga, wamara kandi ugahiga, wamara guhiga noneho kandi ugahigura ya mihigo nyine, ya mashimwe azanye n'amashimwe. Hari ikintu Dawidi yakoze, ko yari afite umwana Salomo, amaze gushima, hamaze kubaho gushima kuri we, nk'uko amagambo amaze kwatura, yahize n'umuhigo, aravuga ati Mana ndashaka undindira uyu mwana. Ahari ngo Salomo ni umuntu wagize abagore benshi, ahari sine nshobora gutekereza, ese yabonaga ko Salomo no mu busore bwe ahari yabyirukaga yiruka mu bakobwa se, yenda igihe simbizi, ahari se yabonaga mufitiye amakenga, aravuga ati Mana ndashaka uzamundindire. No kuvuga ngo
nawe ahari nico Dawidi yabonaga kimubangamiye kuruta ibindi, avuga ati Mana ndashaka kuragiza uyu mwana wawe. Nawe numara gushima uzanye ya mihigo, niba ari inka uyizanye mu rusengero, niba ari itungo, niba ari imyaka wejeje ukazana mu byo mu rusengero byo gushima mu buryo bwo guhigura, niba ari uri umufonctionnaire ukazana sheke mu rusengero uti nginda yitanze ku bw'umurimo w'Imana cyangwa ikindi kintu runaka. Reba cya kintu cyawe kigora ku mutima uhora usengera mu ibanga, ahari wenda mu rugo iwawe, ahandi wenda birukomeye, icyo kintu uhita ukizana uti Mana bitewe n'irishimwe ndari guhaye. Ariko usomye ku murongo none wa 19, reka dusome urebe mbone gukomeza. Kuri 19 yaravuze ngo kandi ubwo ageze ku kivuzo ko amaze guhigura, none hatangiye gusaba Imana ikimufasha muri uwo mwaka. Aravuga ati kandi umuhungu wanjye Salomo umuhe umutima utunganye wo kwitondera amategeko yawe n'ibyo wahamije n'amateka yawe, ngo kandi akore ibyo byose, yubake n'inzu y'inyumba niteguriye kuyubaka. Avuga ngo yari afite muri we icyifuzo buri ahora asengera umuhungu we. Dawidi aravuga ati ariko nubwo mfite uyu Salomo kandi nshaka ko Imana imugiraho ububasha, ntabuwe ngo yigenga ahubwo agengwe n'Imana. Aravuga ati Mana nkweretse n'uyu muhungu wanjye, ndamukweretse, umurinde, umukuze, ibyo wamugambiriyeho byose uzabisohoza amahoro. Ndakubwiye ngo nawe reba cya kintu ufite kikugoye. Urifuza se ko ugira amahoro mu rugo rwawe? Urifuza se ko umugabo wawe akizwa yarakurembeje? Urifuza se ko umudamu wawe akizwa yarakurembeje? Urifuza se ko ubona amafaranga ujye ku ishuri ubone school fees? Urifuza se kugira ubutunzi runaka? Urifuza se kuba wagura akamodoka cyangwa kuba wagura igare rigufasha mu buryo bwo kujya ku murimo w'Imana? Urifuza se igare ryagufasha kujya guhaha ucuruza utuntu runaka? Ariko nawe icyo cyifuzo ufite kiri ku mutima, banza ushime Imana, uhigure mu bwo w'Imana yakubwiye, kuko Imana yakurinze, none uyibwira na cya kindi kikugoye. Nkuko Dawidi we icyo yabonaga kimugoye cya mbere cyari umuhungu we Salomo. Nawe ukizana uvuga uti Mana ndashaka kugira ngo iki kintu kingoye kiri umusaraba kuri ngewe ugitunganye, kuko habayeho gukiranuka mu buryo bwo gushima n'umutima ukunze, nkuko twamaze kubisoma hari umutima ukunze cyambere kumva ko iryo shimwe cyangwa iryo turo ryawe urizanye rivuye ku mutima, Uwiteka azakwishimira. Noneho hahite habaho uhigura icyo kintu, hanyuma uhita uvuga uti Mana ndashaka ko undindira umuryango wanjye, umudamu wanjye, abana banjye, undindira umutware wanjye n'abana banjye, undindira ababyeyi banjye n'ubutunzi bwanjye, undindire mu kazi ndimo, abayobozi ba databuje bari bamereye nabi cyangwa se bameze gute mfitanye ibibazo nabo, Mana biriye byose bihinduka imiyaga imbere yabo, hanyuma nkomeza akazi wakampaye ari isezerano. Mana se ndashaka kugira ngo mfite nanjye icyifuzo runaka, ndashaka se uzampe undi mwana w'umuhungu wenda ufite abakobwa gusa, ndashaka umwana w'umukobwa ufite abahungu gusa, ndashaka se uzampe umwana wenda nta n'umwana ufite. Uwiteka azabigukorera. Cyangwa se wongera uvuga uti Mana mfite iki cyifuzo gutya na gutya, icyo sinyizi ariko urakizi. Ariko we banza ikura umuhigo kubw'ibyo Imana yagukoreye uyu mwaka, noneho uzane n'iryo turo uritange, noneho habeho gusaba Imana kubw'ibyo Imana ushaka ko izagukorera muri uyu mwaka. Nkuko na Dawidi yazanye uyu muhungu we Salomo, kuko yabonaga mu by'ukuri amufitiye mu gihe cyose, avuga ati bitya na bitya, kuko Salomo agomba kuzaba umwami, ariko ndabona wenda yitwara gutya. Mana muhindure, umugendeshe gutyo uko ushaka, kugira ngo n'amasezerano umusohore wamuhanuriyeho azamusohorereho. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana izagukoza isoni. Usomye muri Zaburi baravuga ngo ntabwo ngo Imana twigeze tuyirengira ngo Imana ngo igukoze isoni. Ntabwo Imana izagukoza isoni, kuko wakiranutse, kuko wabaye imbere yayo, kuko watanze ituro ryayo uko bikwiriye, ugahigura umuhigo. N'ubundi Imana izagukorera bikomeye kandi izakurinda cya cyifuzo wazanye imbere yacyo izagisubiza. Amen. Izakigusubiza kubera ko
wagerageje gukiranuka muri byose kandi no uhigura imihigo noneho uyereka icyifuzo kiriya cyifuzo izajya usubiye inyuma ugasomeza inkuru za Dawidi. Salomo Imana yamugiriye neza pe. Tugombe duhigure imihigo by'uko Imana yaturinze noneho kandi tunayisabe tuzane cya kindi kituremereye, kimwe tubona nk'umusaraba mu rugo rwacu, kimwe tubona nk'ikibazo mu rugo rwawe, ukizana ukibwira Imana izakigukorera, kimwe usanzwe ufite mu mutima wawe izagisubiza ariko wamaze gutunganya ibyo bintu nk'uko tumaze kubibona. Reka nkubwira ngo hamwe n'icyo cyifuzo cyawe ntabwo narangiza ntasenze. Reka nsenge, Imana irakiza, ariko nawe ubwawe ugira igihe cyo gusenga ndetse n'igihe cyo kuba mu nzu y'Imana ndetse n'igihe cyo gukora ibyo bintu tumaze kubona. Reka dusenge. Turagushimye Imana igira neza, uri Imana itari bayari, Imana yacu turayibwira ikatwumva, twayisaba ikadusubiza. Ndasabye Imana kugira ngo Yesu Kristo mbanze ngushimire, untege amatwi ngushimire ibyo kuturinda kuri uyu mwaka wose washize wa 2014 tukoretse n'umwaka wa 2015 Mana. Turasaba kugira ngo ubwiza bwawe imbaraga zawe kuba umwaka wo kuzamurwa mu buryo bw'umwuka, reka ubu mwaka wo gusubizwa muri bya bibazo tubona bitugoye, kimwe tubona ko tutakwishoboza cyananiranye. Ibyo turabikweretse, nge ubwanjye cyane ndakikoretse, kandi n'abakurikira iki kiganiro nabo bakweretse icyifuzo cyo bafite. Uwiteka Imana igira neza, uri Imana yumva, uri Imana isubiza. Reka umanukire gusubiza buri umwe wese wumvise iri jambo kandi umugisha Yesu Kristo. Uwiteka ntabwo uhunikira, ku gihe cyose uri maso kandi witeguye kumva. Niyo mpamvu nizeye ntashidikanya ko iri sengesho dusenze uryumvise, ndetse no kuri iki kiganiro asenze uryumvise. Manukira gusubiza no gutabara ubwoko bwawe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo kumusaza twizeyemo. Amen. Iki kiganiro cyacu gitegurwa na Eglise Pentecôtiste Goshen. Eglise Goshen Pentecostal Church ni itorero riri hano muri Ottawa, ku muhanda wa Serora kuri 435, ni hejuru muri etage ku muryango wa 212, na office ni hirya gato kuri 212 ku muryango ukurikira. Nukuri turabakunda kandi tunyanga tubabwira ko mugitegurirwa na Pasiteri Alphonse Ntihemuka kuva muri iryo torero, kikaba giterwa inkunga cyase cyufashwamo na GA 360 cya GA Studio 360 ikorera hano muri Ottawa na Gatima. Uwiteka bagirire neza, Uwiteka baho umugisha, turabakunda. Umwaka mushyashya uzabere uw'amata n'ubuki. Yesu abagirire neza. Amen.